Umusitari mwamenye cyane mwakunze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, wamenyekanye cyane kubera ibyo yakoraga bidahesheje Imana icyubahiro, kubera ibintu yakoraga abantu benshi bakabifata nabi. Yamenyekanye cyane nk'umukobwa wazamutse ku gitangazamakuru cya Kasuku, aho yazamutse avuga ko ari indaya, aryamana n'abagabo benshi cyane. Yamenyekanye muri make ari indaya, abyina mu tubari, muri buwate zitandukanye, numva nta muntu utamuzi. Uwo muhanzi yitwa Jackie, yamenyekanye nka Jackie. Jackie yagiye akora ibitendo byinshi, niwe uvuye muri gereza ejo bundi afungirwa amagambo mabi yavuze. Jackie niwe muntu mwamenye watutse famiye yose akavuga ko ntacyo yamumariye, niwe muntu watutse abari hanze ba bene wabo bakabihakana, akababwira ati mumenye ari uko amaze kuba umusitari niho mugarukiye. Jackie niwe muntu wagiye umenyekana ahantu hatandukanye mu byaha byinshi cyane, mu bigambo bibi bitameshe bidahesheje Imana icyubahiro. Jackie mwese mwagiye mumenya, ndumva mu Rwanda abantu batamuzi ni bakeya, aho yivugiraga ko ashobora kwakira abagabo benshi cyane, ashobora kwakira abantu benshi mu gihe gitoya kandi asambana nabo. Ariko uyu munsi bibaye ngombwa ko yegurira Imana, asigwa amavuta. Abantu mwagiye mukurikira ku mbuga nkoranyambaga mwabonye ko asengerwa kandi nawe akemera kwihana no kwigarurira Imana. Ubwo abantu benshi cyane nabo, abantu benshi iyo bamaze kwibikamo mu mutwe bakishyiramo ibikode byinshi yuko uwo muntu byanze bikunze ari ukubeshya, ntabwo bapfa kubyemera kuko abantu benshi barapinga. Ariko byagaragaye ko rwose yamaze kugera mu nzu y'Imana, akapfukama agasengerwa, akanemera ibyaha, agasaba imbabazi. Bikaba bigaragara ko Jackie yongeye kuba umwana w'Imana. Abantu benshi byabatunguye, ariko Imana igira igihe ihamagarira. Ntabwo twamara amatsiko abantu bari kubipinga, kubera ko ntabwo tuzi ejo uko bimeze, kuko ejo bundi yarafunguwe nabwo asubira mu tubari kubyina, kandi yamaze gusohoka muri gereza, avuga ko gereza ayisohotsemo kandi hari ikintu gikomeye imwigishije. Reka tubihange amaso turebe koko ese yakijijwe cyangwa ntabwo yakijijwe n'ibyaha bindi byo kubeshya. Ariko bigaragara ko ashobora kuba ari ibinyoma, abeshya ko wenda ashobora kuba yakijijwe, kuko iyo asohotse mu makosa, nk'ubu ejo bundi yari afunze, asohotse asubira mu tubari nk'uko babimubujije. N'ubu asohotse mu rusengero, yakijijwe, yegereye Imana. Reka tubitege iminsi turebe, ariko wabona koko Imana imuhamagaye ikamutegeka uko agomba kwitwara, wabona yemeye guca bugufi, byaba ari amahire. Twese nanjye nkurikiye nk'uko namwe mukurikiye, tuzareba nyine uko bimeze. Ntabwo nafata umwanzuro kuri byo kuko ntabwo nzi ikiri mu mutima we, ariko byaba ari amahire aramutse akijijwe akava mu byaha, nk'uko yivugiye ko rwose abyivurugutamo ntacyo bimubwiye. Reka nsoze rero mbasaba kugira ngo namwe muhinduke, abatarahinduka mumere nka Jackie nk'uko nawe yamaze guhinduka akaba yavuye mu byaha. Ndabifuriza gutangira umwaka mushya muhire neza. Ikindi ndabasaba inkunga ya subscribe, mwibuke kunkandira subscribe kugira ngo video yose isohotse mujye mubasha kuyibona. Ubundi iyo uhaye umuntu subscribe nta mwanya bitwara, gusa umuteye inkunga kandi nawe ubwawe video yose isohotse uhita uyibona. Reka rero inkuru nsorejeho ni iyo yo kuri Jackie, aho byagaragaye ko atangiye umwaka mushyashya yiyeguriye Imana. Birabe amahire koko, ntibibe nk'uko abantu bari kubitekereza.